Sungu ugiye gusubira mu kazi koko. Ngiye gusubira ko ntabwo ari none ntabwo. Kubera iki se shanjye nyine. Ntabwo mba ndi kubyumva neza nk'uko ugiye kunsiga. Aya ndagira ariko ntabwo ari vuba. Shobora kandi ukunda byose. Ntabwo mba mbyumva neza. Karame. Ukunda kandi. Nawe ndabikunda. Ukunze kandi n'ikindi. Yego. Nukuri cyane. Ese shenge uzi impamvu se? Kwenda byumva. Ako nyine reba. Kuko bari baguhaye konje kugira nyine tubanza tukora ubukwe. None ejo se subizi. Imyiteguro nyine narangije no kugupakingira ariko nyine ntabwo bagomba kubyumva neza uko ugiye kunsiga. Nawe ukundaga. Yego. Nukuri kumara. Waramundaga ariko ubu nyine ugatamaze kuba. Niyo mpamvu nanjye nakwiseho mu bakobwa. Yego. Reka n'ikindi cy'urukundo wawe. Ayigo. Niyo mpamvu nanjye. Mbese. Umeze neza. Akagize neza. Urakoze. Ariko mwana we. Nyikize. Yararyohanye kabisa. Yakujyanye gute? Azi gukundana n'umuntu ariko nagukunda ariko atagukunda. Yego. Nakeza ngaki. Niyo nabwirwa ariko nkabazi ko mukunda. Ako mana yanjye. Mfite hano umugabo ni ukuri mana yanjye urankunda ni ukuri kw'Imana. Uwo muri urukundo rufite rwinshi kandi n'urwawe. Kuri kw'Imana. Akose ndabizi ufite udukobwa twinshi nyine twajyaga tukuvugisha. Ako ntabwo byawe. ndakwizera. Ntabwo byawe. Rega nanjye buriya nawe nuko nanjye yawe uduhungu twinshi. Twagukundaga. Mva ngewe noneho twaduhungu. Inatukati. Ntabwo tugiye. Ate mukuru z'uru ku zuba niboneye. Amumarungu. Ariko mana yanjye. Yego. Ubuzi umukobwa yahamagara nkumva agenda kanjye kandi nkumva ntabwo ushaka kumuvugisha kandi ushaka kuvugisha wowe. Tumara agahita amenya ati mwiza nagukunze. Mama wa papa wawe bose baranzi. Niyo mpamvu rero nanjye. Kuko nagafite rwose umuntu. Noneho buryo najyaga nikundisha kuri mama wawe. Ku buryo. Gucaho se. Badashobora no kubaca abantu bajya nko mu isoko abantu bahura bigendera ndamanuka ndazamuka. Waramusuzaga buriya. Nguki. Wumva ko ngerera nkamugana no kuri telefone cyangwa bikubwira. Yishwe basi. Mama rwose gera sinzi impamvu nabimisha gati. Ariko nacyo. Yanga ati ngo ariko yantuje wa muntu. Ngeri kundi wa. Mama yari igayaje byata. Cyane mari. Njye nubwo nshaka kunsiga. Ntabwo ugomba kabaho utagiye gupagasa. Nese gupagasa. Yego. Ariko nyine nta kundi. Naraze akabyishyi kadahora mwitama. Ariko umwana nanjye nubwo ngiye nanjye ntabwo nikanyisha n'ishiri banjye. Nari ndagenda ariko ntabwo uzavundi ku mutima. Uzahora unzirikana. Muzirikana urukundo ni rwa rundi. Yego. Kandi nawe uzasigara mu rugo rwawe. Mu rugo rwacu sheri ntukavuga ngo mu rugo rwawe. Nyine. Rwawe. Umugore nyine ugomba kubimubwira ati ngo mu rwawe. Kugira yumve ko agenda. None. Iyo umukunda urukundo ni iki? Si urwo ngurwo. Akajori wanjye bana. Cyakoze. Reka ubu se. Umva ari ibyo bintu biri hanze mu byanure sibyo mubyiteho. Sheri wanjye Karame. ndagukunda. Ndabizi. Kandi ndabizi neza ko nkunda. Cyane rwose. Sibyo? Yego. Uzambabarire. Ndakwinginze. Ngize gufasha ku mutima wanjye gukunda. Yego. Uzancinya. Ntabwo nzabikora sheri. Cyane uri kw'Imana pe. Ujye ugira ikibazo ujye umpamagara kuri telefone. Nanjye ngiye gushaka ukuntu twazabaho ndetse n'abazadukomokaho bazagira ubuzima bwiza bitabagoye cyane. Yego sheri. Ndakwinginze ngiye kujya mu kazi. Uzancinya kandi agukunda n'ukuri kw'Imana. Sheri nanjye ni ukuri ndagukunda. Sheri nanjye reka basi nanjye unsezeranye. Basi nugera basi ntuzahinduke ntuzabone nyine abandi sheri ngo uhinduke. Basi wenda ngo nyibagirwe cyangwa ngo ujye nyine ube kure yanjye sibyo sheri.
yego isura yawe ntabwo nayobewe umutima wanjye nzaguhorana niyo nanapfa ariko nzi yuko ujyashire uburyo gupfa ntabwo birimo nta kibazo ariko byose umuntu arabiteganya Imana nyine narayisabye umva ntabwo ahita ibintu ibyo bintu mbabarira umure ibyo ngusabye nanjye ibyo ushaka byose ku murongo neza urakoze cyane sheri tujye kuruhuka tugende tugende kanumve sheri niba ari amahoro amarezo yabo si ubu ngubu ndumva iciyemo sheri bite se shameze neza cyane ariko ndagukumbuye cyane sheri nukuri ndagukumbuye oya se noneho ngo wamugaye n'abashaka kumpamagara umeze neza cyane se ni byiza cyane shasheri nanjye nta kibazo twese tumeze neza ego tumeze neza Alisa ameze neza yego nako kameze neza nta kibazo ndumva twese disi ubu duhangayikiye umugabo mwiza ariko disi ni byiza ahubwo sheri hariya nari mfite akabazo amafaranga nyine wari wansigiye yarashize nanjye nahembwe nyine urabizi ko nanjye mpembwa udufaranga dukeya nayo nyine yarashize nagiraga unyoherereza amafaranga biyashiri nyine urabona twagize abashyitsi benshi cyane baza kudusura rega urabizi natwe twakoze ubukwe duhita tugenda urumva rero nibwo wari wabonye umwanya wo kuza kudusura nyine urabona kwakira abashyitsi so umushyitsi yaza mu rugo akagenda nta kintu abonye koko ntabwo byakunda niyo mpamvu rero nyine narabakiriye gusa nyine hari utundi dukoresho nagiye ngura nyine nongera ibyo twari dufite nabonaga bidahagije ndavuga nyine nta kibazo reka mbigure nuko nyine amafaranga arashirashije karamera yego urakoze cyane mugabo mwiza nuko urakoze nicyo ngukundira rega unyumva ntarasarara nukuri ako sheri nyine ugira unaze nukuri ugira uze ngaho nta kibazo reka twe no kwisha wenda akazi cyangwa ntabwo ufite akazi kenshi nta kibazo noneho reka mbe nkuretse nyine ugire urakoze sheri wanjye bizu sheri mwa shaje mba wakoze kuza nagushakaga cyane shana ngukumbuye ese ndi kuki ugenda ukiburisha siko wagira ngo njye nawe hari ikintu dupfa ko nimba hari umuntu mba ntekereza ku mutima nubwo ntazi ariko mba numva surire amakuru ye nduba mukumbuye se katananyandikira nuko nana uhana na telefoni iyo ugiye kuri WhatsApp ituhati si ibyo byose ubu yanyandikiye nasanga nta utaranyandikira dushinyorere kanya wiharanyanze yewe nabandi batwete
iyo yashawe nuko wakshaje ahubwo njye mfite ikibazo gikomeye cyane hose ahantu mujya muri umuntu yashatse nyine ayibigiye ntabwo abantu ikibazo ko ari ibyo shanyine rero ibintu by'urugo ntabwo biba byoroshye pe shanyine ibintu by'urugo ntabwo biba byoroshye ni ukuri ntabwo biba byoroshye ubu ni nacyo cyatumye mvuga ntireka kuko nta wundi muntu mfite ushobora kuba nabwira ibibazo mfite pe ni ukuri wumve ko nubwo ntakuvugisha ariko hari byinshi pe hari byinshi mba ntekereza mba ndi kwibaza mana yanjye shaje nkumva nyine ngiye biranancanze kubera ikishishije ubu wari uzi yuko amezi agiye kuba ngahera amezi agiye kuba 3 umugabo ataragera muri uru rugo ari amahoro se nese yakuvugisha akavuga yuko atari amahoro shaba mbwira ko ari amahoro ariko nkibaze se niba ari amahoro kuki atagera hano none wowe wibaze ibaze aba yagiye mu kazi ariko twari tuvuye mu kwabuki nawe wibaze kandi nta n'akantu asize guteka wagireka ibintu bya joke njye nyibabariye nta nubwo wabukubise hasi ngo ubyube hejuru reka mwana mbega agahinda yawe igihe uzari wicaye uvuga ngo aratumba arasiyo hafi aho none nta nacwa sha wabyihoreye inshuti yanjye wabyihoreye nanjye ko ari nako gahinda mba nifitiye umva nyine wabwira ndagukunda kunkunda si ibyo ngibyo bimaze iki nese ubundi bwo ataranzana muri uru rugo ntabwo yambwiraga ko nkunda wiseka ubwo nyine warahangayitse umugabo yaraheze none se niba akureba amezi 3 ntacyo ubundi akora iki umusirikare oya ntabwo ari umusirikare akora kuri gasutamo kuko nawe aba akazi haba hari akazi ariko ujya wizera nimba akuvugisha nijoro akakuvugisha ati urare neza shiri mwiza igitondo akakubaza amakuru azaza erega ndamukumbuye abo se rero wa mugani umaze amezi angahe ataza azi ko akigukumbuye mwari muri mu kwezi kwa buki ko ni amahoro mwese nyine kandi njyewe ntabambwira ati shaka ndagukunda ndamahoro guteze niba uri amahoro se basi kujya utaza basi kwezi kwa mbere wenda birumvikana wenda ntiyabikoza ukwa kabiri ukwa gatatu n'ukwa kane kuri hafi twikubitamo ubwo se urumva ngiye mbayeho afite ikibazo arajya araheze se naho akora ntibamwumva ko ari yagishaka bakamugirira impuhwe bakamuha impuzu uruhushya ariko se njye nawe wancanga nawe ubwawe uzaba nawe ubwawe ibintu utari kubishyiramo ubushake undi akabikumenyera ko ibintu bikeneye bibaho ubu usabuze ati nkeneye kujya mu rugo nkagira ibyo nitaho nkahita ngaruka niyo yasaba uruhushya rw'iminsi 2 ntabwo barumwima pe ntabwo barumwima mushaka abantu hibaze gusa witonde se gute njye ko numva njye bimaze kungera aha ngaha uzangana ariko nanjye ntabyumvisha n'abagenda uzi urukumbuza bakujyananye ahubwo arufite none akageza n'iki gihe noneho hari igihe yengeye nabitekereza nkumva ndanaseka wasubira iwanyu oya nyine iyo nyibutse nyine ko hari utuntu nyine muri iyo minsi twari turi mu kabuki noneho buri buke agenda inshuti yanjye nyine ndabikurura simbishyike ariko none ndabikumbura nkahita numva njye n'isura irahindutse yasumbirireye karame wa mugani nk'umugabo umaze ayo myaka n'amezi uzi ko ari imyaka ubwo niwe kuri umukobwa mwiza kwazi ko yaguhisemo azi kuri mwiza agejeje iki gihe ataraza kukureba ese ubona ko nta bandi bakureba genda wowe nacishene mwana uzi abasore bari hanze n'ukuntu uri mwiza urisenya itari ukisiga nta makuru ubundi ni wowe wanjye basi nademara agatima abahungu bari hanze bashaka abakobwa beza kandi uri mu
n'uwamenya ko wakoze iyo mariage gufata iyo mpeta sheni nyororo ukayijyana Umva mbabara cyane niyo kuko ari munyibutse mba nanayisize mu cyumba kakuramo ibyo kwishakira abagabo beza bakunda nawe bagukora hafi baguhahise kwitwa ngo narashatse ngo nakoze ubukwe abantu baraje no ku rugerero nk'abandi ahubwo se Jay mana yanjye nawe ugiye kukubwira ibibazo byanjye sinanakwakira nkwakira igikesheje wanjye hari amazi hari ji hari fanta hari n'amahenikeni muzanire ikizi uziterere mu buzima nkunda amata mba hari wari akonje umva Alice ngwino ngutume ma Sheri wewe Liliani come mbaye zigiye cyane sera nuko numvise umuntu abi wa mugabo wabaye guki kukubaza ngo wabaye iki ko numvise ko inama wowe se gukizuka amagara hejuru n'iki cyawe umugabo waje none se n'umugabo wanjye bigusaba guhuza niba guhamagaye ndaguhamagara guma koza warakaye reka telefone yicaje hano nta muriro dufite yicaginga se caje wayima kigo navuga rega meze bite kutavuga meze bite bimeze bite urumva se byaba bimeze bite ubundi amafaranga guha oya yakoze ko njye nta gikorwa ndi kubonamo hano cyatuma amafaranga guha nta kintu ndi kubona meze bite Rega were kurakara oya byari bigiye nkajya numva buri habe na gato buri munsi unyaka amafaranga oya buri munsi unyaka amafaranga nese sheri amafaranga naguzemo ibyo kurya ku buryo se buri munsi keka nimugaburira abanyeshuri tugura umunyu tukagura inyanya umunyu uteka nk'ubugari nese sheri tujye tunywa n'igikoma basi kitarimo n'isukari cyangwa icyayi oya tugura n'agasukari nako tukagira umunyu ni ibintu bafata ako gake gake ntabwo umunyu uteka nk'ubugari sheri rega were kurakara oya je ndarakara cyane ahubwo njye ntabwo ngiye byumva reka ako se sheri nawe kureba kubona udufaranga mpembwa ni duke pe sibyo udufaranga mpembwa ni duke noneho nawe urabizi amafaranga unyoherereza nawe urayazi uko angana si ngombwa ngo nyavuge umubare sibyo ku buryo ushobora no kuyafata wayongera kuyo mpembwa ukaba waguramo n'ikintu gifatika ako si uko kuragira ngo tujye tumera nka ba bandi basangira ubusa bitagira ibisambo koko nese amafaranga mpembwa ntabwo uyazi sheri ntayuzi njye nuko buri munsi unyaka amafaranga kandi simenye igihe ahajya kandi nawe uhembwa ariko amafaranga keka arimo afite nk'ebyiri basi ariko amafaranga mpembwa urayazi oya sinjyumva neza nimba nyazi ko ntabwo byatuma unyaka kuri amafaranga noneho se sheri reka nkubaze reba udufaranga unyoherereza hano ubwo ari n'amafaranga n'udufaranga sibyo ntuyazi ese w'amafaranga uhembwa ubundi uyakoresha kurumva ngo uri mu kazi ukamara amezi angahe utaza basi no mu rugo w'amafaranga ubundi uhembwa uyashyira hehe urahamamagara nayabwo rero umpa amafaranga angahe nayabwa cyane uzi ko nta n'icya kabiri umpereza ku mafaranga uhembwa ahubwo ki ariko wa mugore we kandi nabikubwiye wa muntu dore ko abantu batajya mujya inama wambwiye se wambwiye iki ugomba kugira imvura ibintu uzi twazatera imbere gute ndetse njye hari uko mba ntagize twazatera imbere gute njye ntako mba ntagize pe
kandi nawe wayaguhereza wowe ndabizi ko nta n'ikintu n'iki na kimwe nta terambere dufite mu rugo iyo twagezeho n'ibyo nta bindi ni ukujya tukaryama gusa nta terambere tuzabikora ariko twagakoresheje ibindi bintu urenya umurahaha buri munsi ese sinumva nakomana uzi ko njye njye n'ibintu bindenga nkisekera cyangwa ugira kuba mbaseka uzi ko njye ntababara udaseka sanga ako cyakoze abagabo muransetsa pe nta n'isoni mu bagende guseka buriya aho yagiye kubirumbwira amafaranga uhembwa ubundi uyashyira he ndayaguha umpa ngahe se ko icyo kibazo gidi ahubwo ngenda kubaza aho nyaguha yashyira he nyagura inyanya sigawe ariko mana yanjye ariko umugore ko nubona ngiye gukata kuguha amafaranga ngiye kwikata ubundi se nta muntu uyashyira he oya ngiye kwikata n'utwo ubundi se wampaga ngahe ntabwo ntabwo byakoresha kuri iyo byibura byaradenze njya nibaza niba unafite n'ingo ebyiri ati byibuze wasanga yaratugabanije ni ukuri tugiye kuzaba nk'aba abandi abasangira ubuse bitana ibisambo ni ukuri buri munsi ngiye kwikata kuguha amafaranga hano ugende mu gikari bitekereza n'ibyawe iki se iki jya mu gikari ariko nanjye uranyigaho nanjye nkwiga jya mu gikari niko mubwira uranyigaho nkwigaho jya mu gikari reka nigire mu mirimo yanjye none se mwana we karame mama mu rugo ni amahoro ko utari uherutse kuza kunsura mama karame amahoro n'umugabo ari aho ngaho nta kibazo ariko nyine mama ntabwo aherutse tuzi ubwo ni akazi kenshi aba yagize mwana wanjye none se iyo ukora akazi nyine nta kundi bigenda wese wari umeze utahuga yewe nari ndaho mwana wa nari ndaho usibye ko nari maze iminsi nyine nararwaye izo nari ngukeneye nari ngukeneye mwana wanjye muragenda mugahera iyo ntimwize kunsura ngo murebe uko ameze natwe ntabwo ari twerega mama hari imirimo myinshi nyine natwe iba yatuzitiye tukabura uko tubigenza ariko nyine nanjye numvaga nigaya nkabaye si uko mama amfata gute nyine nanjye bikancanga ariko nta kundi naje na wa mwana nasanze mu rugo ni amahoro twese turi amahoro ariko se ko mbona utishimye yishimye oya ntukampishe iyo wishimye mba mbireba ahubwo ushobora kuba ufite utubazo ufite utuhe tubazo utabasha kumbwira ko mbona ubu mpishe utishimye wumvise kubera yishimye ariko nta kibazo oya kirahari hari undi se wabwira atari jyewe ngaho jya umbwira ikibazo cyose ufite ntukazajya umpisha ega hari igihe mba numva ibibazo byose atari ngombwa kubibwira abantu mama none se nanjye ndi rubanda mwana wa ntabwo uri rubanda uri mama ariko hari igihe nyine mba numva guhora nkubwira ibibazo naba ndi kukurusha naba ntuma nawe utekereza cyane kandi ubu nisaziye ese koko nyine biba ari ibibazo none se utanduhije warushya nde mwana wa umubyeyi ntaruhira umwana nta mama rero nk'uko wabivuze mfite ikibazo kandi kirangoye pe giteye gite mwana we urabona umugabo wanjye ntabwo aherutse kuza kandi nanjye akazi nubwo nari nkafite kandi mbaga make ariko nyine nayo make barayampaga akagira ikintu amfasha ariko nyine akazi ntabwo ngigafite karahagaze
karahagaze. None umugabo nawe ndamuhamagara rimwe na rimwe telefone igacamo ntayifate. Yanayifata akambwira ngo arahuze. Ngo nimbe muretse ngo ari buze kuza kumvugisha ntamvugisha. Kandi mu by'ukuri pe mama wumve nta kintu dusigaranye pe cyo kurya habe na kimwe. Mbese nanjye abana niba urabizi ko hari umwana turera hari n'umukozi mbese bose ninjye baba bari kureba. Rero nanjye birancanga pe nkabati subu koko ibibazo nzajya mpora mbibwira mukecuru ubu se koko azajya avuga yuko umuhungu we nta kintu akora. Nyine nanjye bikancanga nyine nkumva nanjye binteye n'ipfunwe guhora nkubwira ibibazo none. Yewe mwana wa ntibikakubera ikibazo kubaka urugo ni ugushinga iryinyo ku rindi. Umugabo iyo yagiye guhaha utegereza amahaho twese niko twazubatse mwana wa nta kigomba kumburana. Ndaje mu byo mfite nguheho ndaje nguhe n'udushyimbo ujye gutekera abana. Icyo uzajya ubona cyose ukeneye ujye umbwira nta wundi mubyeyi ufite usaba kandi nta nubwo ari ugusaba mwana wanjye nta bandi bana afite nka ntugire ikibazo reka dutegereze turebe wenda n'ejo bundi ashobora kuzana amahaho y'umugabo agiye gupagasa. Umutegarugori asigara ku rugo agasigara ashakisha undi nawe akajya gushakisha bagahuriza hamwe. Rero hari igihe mbona reka mama igihe wenda kizahanagera ntanagaruke mu rugo none se umugabo kaba atanamvugisha gusa nyine nta kibazo uba ukoze cyane mubyeyi wacu. Humura nta kibazo azaza umwana wanjye ndamwizera ntabwo arageraho kuganira mu bigezaho. Iyo mico ntabwo nari nyimuziho. Sujena ameze atya saha nayifata ahubwo ubwariwe ariko wagira ngo sinzi ibintu aba yibereyemo. Ubwariwe se arayegereye se yafashe telefone. Sujeni yabaye ikibundi ahamagare n'indi nimero numve kica iyo ni icyaba ari kunkora koko ko nzi ko adakunda kureka koru yanjye. Bite sheri umeze ute? Meze neza cyane se yego se shani ni yayandi mbese ni ibisanzwe ni ukuri. Uyu sha baby ntabwo ari uguhorana amaganya nyine ni kwa kuntu ese nkubwire ngo ni meza kandi atari meza. Subiza se ko ariwe muntu mbwira byose. Sha none wumva mubwire Jane aho bigeze noneho kwihangana maze byananiye mu izina ry'Imana. Kwihangana wumve ngo biranze ndagiye ngiye kugenda ahubwo wumve ngo njyewe noneho umva byanze pe ndagiye urabizi nawe kandi injira ntabwo wakinze. Sha umva nyine reka mbe nkuretse ndebe umuntu ejo reka nigendere sha. Ese ni mwebwe mama? Yego ko mwana ese muraho neza mubyeyi? gira abana murakoze cyane ni karibu nimusike ku gatebe. Sheri Karame ngwino usuhuze mukecuru yadusuye.
muraho gira abana n'amaso ko turabwikoma ari buze ese urumva ari ikibazo ako nawe rwose ibyo kutajya tuganira kuki urambwira kari buze kuri oya ni njye wamuhamagaye ariko wakoze amakosa ubanza ukambwira kari buze tukamwitegura abakomeye numvaga yuko atari ngombwa kuba nese umubyeyi kuza mu rugo rw'abana hari ikibazo hari ikibazo kuko nagutumyeho nta kibazo gihari kuri ndumbanye nta kibazo kirimo pe okay niba ari kwayipanze okay hari rega mwana wanjye mba mbakumbuye yego mama hagiye ugahera se wabaye amahoro nakubwire numvira yagiye mu kazi yaretse abagabo bashya bakakanya ko ntabwo niteka buri kwezi nagasaba ngo wapi bw'amahirwe imana iranshyikira naye mbona ko mbabaye basabye noneho barakamba murembaza amezi atatu yewe mwana werega biragoye iyo umuntu yagiye gupfa agasa nyine niko bigenda abikaze cyane ariko nta kundi urabyakira kubera hakorera ubu ni ukugenda urabyakira kabisa pe akazi k'iki gihe se n'imibereho y'iki gihe ko ariko bimeze utahagurutse ngo ujye gushakishiriza urugo mwabaho mutebana nta yindi mibereho nta kindi kibazo nagize amagi nayo yarahari gusa namaze igihe kinini cyane rwose nanjye birandeba mama karamera utizingiye mu magambo nyine njye naguhamagaye nkubwira ko mushaka cyane nkubwira ko mfite ikibazo mu rugo nifuzaga ko waza n'umuhungu wawe yaje tukaganira twumva ibyacu umuhungu wawe pe urabizi njye ndamukunda kandi nawe mu bigaragara twashakanye nkunda ariko ubu ngubu rwose pe amaze guhinduka yabaye undi wundi urabizi nari mfite akazi kampemba amafaranga make pe ariko nkavuga aka kazi karuta kuba nakirirwa mu rugo nta kintu ndi gukora noneho amafaranga akaba ari make cyane pe noneho nkahamagara na sheri nkamubwira sheri mbere yajyaga anyoherereza amafaranga ariko nabwo ntabyumva akambwira yuko nyine amafaranga nyakoresha nabi nyine bikamubabaza kandi mama nawe urabizi neza ukuntu ibiciro aha hanze ukuntu bisigaye bimeze urajya mu isoko ufite inote y'10 ukazana ibintu bituzuye na envelope mama wongera ngo urabizi pe mwana wa nkabimubwira reka da ntabyumve akambwira ngo ndasesagura ngubwo ngo amafaranga ngo ndayonona mbese nkibaza ese ko nta mwenda naguze ko nta rukweto naguze abana ko nta kintu nabaguriye ese wakumva ngo mama ngo turera abana bakabona nta mwenda we abifata gute ibyo byose mba ntabyirengagije ngo reka basi ndebe ko hari ikintu twakora umuhungu wawe reka da ntabyumva gusa njyewe pe mama niba ari n'iyi mpeta si uyibona sheri singiyi ndayifite we nta niyo afite yayikuyemo kujya yereka abantu yuko atari nkariye hanyuma se kuba utayambaye mama njyewe n'impeta yiwe nayimuha sheri nyiguhereza impeta yawe si rwose iki mama ndababaye mwana wa reka mbabwire sibyo ntimukabe babanye ngo abasanye ubusa bitana ibisambo umukazana wanjye yabaye umwana mwiza aguma mu rugo nawe ujya gupagasa biranshimisha ntabana banjye bagiye gushyira hamwe bashaka ikibatunga ujye uhahuza n'amahaho ushyikiriza umugore nicyo kiba cyakujyanye guhaha sinkumva umukazana wanjye hari icyo yabuze ntukagire ibibazo ngo ubyiharire wenyine wumvayeho kugira ngo njye mbahuza menye ibibazo byanyu mbikemure kuko ari jye mubyeyi mufite urumva mwana wa nuko bimeze sinzongera kumva amakimbirane muri uru rugo ahubwo se mama reka nkubwire uzi ko ibyo ari byo twaryaga muri iyi minsi bya bintu uheruka kuduha ese birakwiye ko nawe bazi ibyo twe tumaze iminsi turi kurya ni bya bindi waduhaye ibyo twari tugifite
njyewe rero aho bigeze kwihangana kwanjye pe mama kurangiriye ahangaha njye nanze kugenda utabizi umva mwana we ihangane kubaka urugo no gushinga iryinyo kuri habe sigamo ihangane mwana we ihangane ugiye kubikurikirana noneho ntabwo bikiri bya bindi oroshya itekura ubundi ibi byose byabaye utarenze mama njye ndagiye oya mwana wa garuka mama ubahagewe kurere ko bamwumva no gutuma kurere ko bamwumva oya babarira